umwe mu bahanzi bakomeye muri East Africa Jose Chameleone yatangaje ko ari kugurwa no kuzuza inshingano za kibyeyi ku bana be ndetse ko bimugoye kuvanga ubuzima bw'ubusitari n'umuryango we. Uyu mugabo uri mu bafatwa nk'inkingi ya mwamba mu muziki wa Uganda yishuye ko kuba ari icyamamare bituma ahura n'imbogamizi iyo agerageje kwitwara nk'umubyeyi ku buryo kubihuza byombi bimukomereye cyane, kuko buri gihe yagerageje kwitwara nk'umubyeyi akaba yagira igikorwa runaka akorera abana be bo ntibabibona nk'umubyeyi ubikoze, ahubwo bavuga ko abikoze kugira ngo yerekane ubwamamare bwe. Ibi bituma abana be bahora bamucira imanza ndetse bakamwibutsa ko adakwiye kwibwira ko ari icyamamare yibwira ko isi yose yayifashe, bityo ko adakwiye gukora ibintu ashaka kwerekana ko ubwamamare bwe bwafashe isi. Ati kuba umubyeyi ni imbogamizi kuri njye, rimwe na rimwe nitwaye mu buryo runaka abana banjye batekereza ko ari uko ndi icyamamare bakanyibutsa ko nari icyamamare ndetse ko ngomba kurekera gutekereza ko isi nayigaruriye. Ati mu by'ukuri ndi kugurwa no kuba icyamamare no kuba umubyeyi. Ayo ni amagambo ya Chameleone yatangaje avuga ko kuba umubyeyi no kuba umusitari bimugoye cyane. Ese uri kubona kuba umuhanzi yabireka kugira ngo ashimishe abana be, cyangwa n'iby'abana nibakura bazamenya ko yari ari mukuri? Ufite uko ubyumva uze kugenda ubyandike uko ubyumva muri comment, kandi nimba ari ubwa mbere ubonye ino video uze kugenda ukande subscribe tujye tubana buri munsi ujye ubona update zigezweho z'ibyamamare. Kandi nimba wakunze ino video ntugende udakanze like. Bye bye, ndabakunda cyane. Iyi ni Jean Paul TV Show.